Hello everybody, I hope that everyone is doing well. I'm Diogen from Regular Languages. Today we're talking about modal verbs. Modal verbs are the helping verbs that help main verbs to express necessity, possibility, ability, permission, advice, and others. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bintu twita modal verbs. Modal verbs ni iki? Modal verbs ubundi ni nk'inshinga ntoya zifasha inshinga nkuru ariko ziri kuvuga ku bushobozi umuntu afite, ziri gutanga itegeko, ziri gusaba uruhushya, ziri kuvuga ibintu washoboraga mu gihe cyashize cyangwa se ibindi. It is so pitiful to see somebody confusing may and might, must and the cold, can and should. Ntago biba ari byiza kandi biba biteye n'agahinda kubona umuntu ajya gukoresha ahantu yagukoresha ngo should akakoresha must, ahantu yagukoresha can akakoresha could. Urumva ushaka kuvuga ubushobozi ufite uyu munsi aho wagakoresheje can ukaroza ngo could. Oya, ntago ari byo. Nshaka ko ino video uza kuyireba ukayirangiza nuko ukaza kubona ngo nihe dukoresha can, niho dukoresha may, niho dukoresha might, niho dukoresha must, could ndetse na would. Ndaza kujya mbaha ingero zumvikana, practical examples, nawe he ingero aho hasi nuko ukore interuro nziza kandi mu buryo bwiza. Ninkuvuga ngo can ikoreshwa hano, please try to do it. Gerageza ubikore, practice it. Nawe he ingero nyinshi mu ikayi yawe ariko ntugakoreshe can hano, akagombye gukoresha cold, must hano wakoresheje might. Is not good and it is somehow confusing, kandi bari confusing abantu. Ntabwo umuntu amenya ubumubwi ubushobozi bwawe cyangwa se uri kumutegeka. Iyo dukoresheje modal verbs nabi abantu batwumva nabi. Iyo tuzikoresheje neza biri muri bimwe bidufasha kuvuga icyongereza kiri polite. Fluent English, polite English. Muri iyi video rero tuze kubana urebe video uyirangize nuko nawe wihe ingero ku ruhande. Mbere yuko nkomeza reka abanyeshuri bashaka kwiga online turacyari kubigisha kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu aho waba uri hose ku isi. Ntabwo ari ngombwa ngo uri mu Rwanda gusa, waba uri muri Afurika, waba uri mu Burayi, waba uri muri Amerika, aho ari hose ku isi upfa kuba wemerewe gukoresha telefone ndetse na laptop ukaba ufite bando, then natwandikira tukavugana ku mafaranga make, then tugatangira tukakwigisha. Twigisha hagati y'isaha imwe n'igice n'amasaha abiri ku munsi bitewe n'uko classe yagenze, kandi aba ari uburyo bwiza kandi bwizeye. Twandikire nimero yacu ibiri aho ngaho kuri screen. The first modal verb is what we call can. We use can to talk about ability or permission. Iyo turi kuvuga ku bushobozi bwacu dukoresha can. Can, niba hari ubushobozi ufite ushobora kubuvuga ukoresheje can. Nkanjye nshobora kuvuga ngo I can speak 3 languages. Nshobora kuvuga indimi eshatu. Ubwo bushobozi nyine ndabufite. I can speak 3 languages. Nshobora kurikoresha ariko nanone ndi gusaba uruhushya. Birashoboka ndi gusaba uruhushya gukora ikintu nkavuga ngo can I use your phone? Ese nakoresha telefone yawe. Can root ikoresha kuvuga ability cyangwa se permission. Ubushobozi mfite, ubwo ufite se, ubwo undi muntu afite, nshobora kubuvuga nkoresheje can. Ikindi, ntago zino modal verbs ntago tuya tuzihindura nkuko duhindura inshinga zisanzwe ngo wenda tuzishyire muri past, cyangwa ngo niba ari kwa kundi kuri he tuvuga ngo he talks, ngo tuvuge ngo he cans. No, tuvuga he can. Niba ari ikintu ashobora gukora tugatwongeraho ubushobozi bwiwe. Nta kintu washobora se ngo nawe ukivuga ukoresheje can. Ibintu byose washobora bavuga ngo can. I can help you, bivuze ngo mfite ubushobozi bwo kugufasha. I can help you. Nujya kubwira umuntu ngo ariko nagufasha, uzahita umubwira ngo I can help you, bivuga ko ufite ubushobozi, that is ability. Ufite ubushobozi bwo gufasha umuntu. Ushobora kuvuga ngo nshobora kurya amasahani 3 y'umuceri niba wabishobora. I can eat 3 plates of rice. I can eat 3 plates of rice. Niba warya amasahani 3 y'umuceri bavuga ngo I can eat 3 plates of rice. Ubushobozi bwawe rero ubuvuge ukoresheje can. Iyo ni can. The second one is could. Could tukora kuvuga past ability. Twavugaga none kuri ability cyangwa se ubushobozi bwacu bwo muri iki gihe can, none hari could. Could yo tubiva turi kuvuga ku bintu twashoboraga gukora mu gihe cyashize ariko wenda wasanga uyu munsi utabikora. Nkanjye I could swim when I was young. I could swim when I was young. Nkiri muto yanashoboraga koga ariko bivuze ngo wenda uyu munsi bishoboke kwenda ntacyoga, okay? Ntabwo wenda nkibishobora koga uyu munsi muri 2026. Rero kuvuga ku bushobozi bwawe bw'igihe cyashize nibwo uvuga ngo could. Nubwo rero dukoresha could turi kuvuga kuri past ability, dushobora no gukoresha could turi kuvuga kuri polite request cyangwa se kwaka umuntu ikintu politely, gusaba nyine service mu buryo bwiza. Nshobora kubwira ngo could you open the window please? Ndikuvuga ati se wafungura idirishya. Could you open the window? Nshobora kuvuga ngo can you help me? Ariko nanone nshobora kuvuga ngo could you help me please? Turi kuvuga polite request ushobora gukoresha nabwo could. Ubwo could tuyikoresha turi kuvuga
ikintu twashoboraga mu gihe cyashize. Nabahaye urugero, I could swim when I was young. No kuvuga ngo I could spend 3 days without eating when I was in Kigali. Nkiri Kigali nashobora kumara iminsi 3 wenda ntarya, nabwo ni ibintu nakoraga nyine icyo gihe. Okay, ibintu rero byashobokaga mu gihe cyashize, nari mfitiye ubushobozi, nibyo dukoreshaho could, ariko nanone tuyikoresha turi kuvuga kuri polite request, cyangwa se turi kwaka umuntu ikintu mu buryo buri polite. Indi rero, the third modal verb is what we call must. Where do we use must? We use must to talk about strong obligation cyangwa se necessity. Ikintu kiri strongly obliged nicyo dukoreshaho must. Iyo dushaka gutanga itegeko rikaze, niyo kwishyura umusoro ari itegeko, ubwo turavuga ngo you must pay tax. Ugomba kwishyura umusoro, you must pay tax. Ntabwo ari kukwinginga nyine bivuze ngo utishyuye umusoro baguhana, you must pay tax. Abantu dutwara imodoka se sibizwi ko kwambara umukandara ari itegeko, utambaye uriya mukandara baguhana. You must wear a seat belt while you drive. Iyo utwaye ugomba kwambara uriya mukandara, seat belt. Utambaye wahura n'ibihano. Uri ku ishuri kwambara uniform akaba ari itegeko, nabwo bavuga ngo you must wear a school uniform. Cyangwa se ikintu kiri necessary, ikintu nyine kiri ngombwa cyane, niba mugomba kujyayo byanga bikunda, by fire by force, we must go there. Ikintu kiri necessary nibwo tuvuga ngo we must go there. She must be at home. She must be at home. Aho ngaho ni high chances, bivuze ko byanga binoga ari mu rugo. She must be at home. Ushobora kubona amatara ari kwaka, the light is on, ukavuga ngo she must be at home. Cyangwa se the door is open. Iyo ubonye umuryango ukinguye ushobora kuvuga ngo she must be at home. Birashoboka cyane, ikintu kiri gifite high chances nabwo ushobora gukoreshaho must. Ariko ubundi dukoresha must turi kuvuga kuri strong obligation cyangwa se necessity, ikintu cy'itegeko. Niba ushaka gutegeka umuntu ukoresha must. Ujya kubwira umuntu ushaka kumutegeka ngo umubwire ngo you can, oya. Ariko nanone iyo ushaka kubwira umuntu ubushobozi afite cyangwa se uri kumwaka ikintu runaka, yabaze nshaka kubwira ngo wamfashije, ngo could you help me please, nkahita nkubwira ngo you must help me. Aho ndi kugutegeka ngo you must help me, ntabwo ndi kugusaba ngo umfashe. Nshaka kugusaba ngo umfashe, nakubwira ngo can you help me please. Cyangwa dukoresha na could, twabonye ko tuyikoresha kuri polite request. Could you help me please? Could you help me please? Wamfasha. Nawe nijya gusaba umuntu ubufasha uzamubwira ngo could you help me please? Yego, ntuzongeye kuvuga ngo you must help me. You must help me uri kumutegeka ndetse bikaze. You must help me ntabwo ari byo. Nawe niba wumva ibintu uri kuvuga atari necessity kuri wowe, wikunda kuvuga ngo I must, oya, niba ari ubushobozi bwavuga ngo I can do this, nabikora. Iyo ni must. Another one is might. Might, we use might to talk about the weak possibility, kuvuga ku kintu kidafite amahirwe menshi ngo kibe. Iyo nkubwiye ngo I might visit you, please I'm not sure. Iyo mvuze I might visit you, ntabwo mba ndi sure niba nzaza. Ushatse ubwo ntiwanyitegura ubundi cyane. I might visit you. It might rain. Ushobora ngo it might rain. Hanze mbonye hasa umukara, ndavuze ngo it might rain. Bivuze ngo imvura ishobora kugwa, ntabwo mbizi neza, nyine ndi gukekeranya. Niyo tuvuga ngo weak possibility, birashoboka ariko ntabwo ari cyane. It's like you are not sure. If you are not sure, please use might. Dukoresha might turi kuvuga ku kintu tutari sure. Nawe niba hari ikintu uzi utari sure yacyo, wakoresha might uri kukivugaho. Niba ubizi neza kuri sure rero wikoresha might. Might yerekana ko ibintu uri kuvuga utari sure yabyo, are not sure of that. Wikoresha might ku kintu uzi neza niba uzagikora. Niba uzi neza ko uzagikora, wikoresha might. The next modal verb is the would. We use would in hypothetical situations. Ibintu bisa nka imaginations tutari sure yabyo, turi nko kwimagina, niho dukoresha would. Would tuyikoresha turi kuvuga ibintu byo kwimagina. Ntago ujya kuvuga ngo nagufasha ugatanga ngo I would help you, no. Dukoresha would kwa kundi kuvuga ngo iyo nza, umuntu avuga ngo iyo nza kugira amafaranga mba ntembeye isi. If I had money, I would travel the world. I would travel the world. Mba ntembereye isi. Ushobora kugira ngo nakuguha amafaranga ariko nawe mfite. I would give you money but I don't have. I would give you money, nakaguha amafaranga ariko ntawe mfite. Iyo nza kuba umukire nari kugura inzu. If I were rich, I would buy a house. If I were rich, I would buy a house. Iyo turi kuvuga ngo iyo nza kuba, ntabwo ibyo bintu tubivuga muri present simple. Ntabwo tuvuga ngo if I am rich, oya. Turavuga ngo iyo nza kuba tubishyira muri past simple. If I were rich, I would buy a house. Twarabyigishije muri video twakoze kuri conditional clauses.
conditional sentences, hari n'abayita if clause. If I were rich, iyo ngiyo ni second condition, ivuga ku bintu bya imagination, hypothetical. Ivuga kuri second condition, ivuga kuri unreal and unlikely present and future situation. Ibintu nyine ni ukwimagina, nta mahirwe bifite yo kuba, unlikely to happen, nta mahirwe bifite yo kuba. Iyo uvuze rero ngo iyo nza kuba umukire, ntabwo tuvuga ngo if I am rich, tuvuga ngo if I were rich. Iyo ngira amafaranga, ntabwo tuvuga ngo if I have money, no, tuvuga ngo if I had money. Iyo ngira amafaranga nagakoze iki uyu munsi, I would give it to you, mba nyaguhaye, ariko I'm sorry I don't have money, nta mafaranga mfite, niyo mpamvu ntabiyaguhe. Rero iyo kuvuga ngo nakagize uku, mba ngize uku, iyo niyo twita hypothetical situation, niho word noneho tuba tugomba kuyikoresha. Rero ibyo bintu biri hypothetical nibyo dukoreshaho word. Nawe wakiha ingero nyinshi kuri word, kandi dukunda kubivuga buri munsi ngo nanjye nyagira se simba ngiyeyo, ngiyo mba mutosha, if I were young. Ubwo hahita wongeraho noneho icyo wari gukora, ufashe word ugahita wongeraho verb, ikintu wari gukora. Niba ari nakaguze, I would buy, nakagiye, I would travel, nakubashye, I would obey. Ibintu byinshi bivuga ngo nakakoze iki, nagakoze iki, niho dukoresha would. From today, start using would in hypothetical situation. Niba ushaka kuvuga ikintu that is imagination, wagakoze, ukoreshe would. Wikoresha can, wikoresha should, wikoresha may, oya, koresha would. Another modal verb is what we call may. Ubundi may niyo dukoresha turi kwaka polite permission. Ubundi may ni ikoreshwa mu buryo bwinshi turi kwaka uruhushya ndetse no kurutanga. Ushobora kuvuga ngo nakicara hano, uvuga ngo may I sit here. Nakicara hano, may I sit here please. Nayo ngiye kuvugira ngo wahicara, ndakubwira ngo you may sit. May I leave, nagenda, may I leave. Atavuga ngo okay, you may leave. Iyo turi kwaka uruhushya cyangwa se turi kurutanga dukoresha may. May niyo nziza yo gukoresha kwaka uruhushya cyangwa se kurutanga. Wikoresha may uri kuvuga ibintu washoboraga gukora mu gihe cyashize, uri kuvuga hypothetical situation nkuko twabonye ko dukoresha would, koresha may. Saba uruhushya rero cyangwa nsaba ikintu ushaka, okay? Bura ibi byose twize may twikoresha kuri polite permission, kwaka uruhushya gukoresha ikintu cyangwa se kurutanga. Rero ku bintu byose twavuze, may ni ingenzi kubirusha mu bijyanye na permission. May niyo ya mbere ikoreshwa ku ruhushya. Niyo mpamvu muri secondary mwaba ngo please teacher may I go out. Abantu mwize muri secondary cyangwa se muri primary, please teacher may I go out. You are requesting the permission to go out. Uri kwaka uburenganzira bwo kujya hanze, ubwo ni uruhushya uri gusaba. Ikintu cyose rero ushaka gukora, koresha ngo may. Wibuke ko nyuma y'izi nshinga za modal verbs we don't change the verb. Nyuma y'izi nshinga ntabwo duhindura verb. Wenda ndabizi kuri business nshobora kubaza ngo naguhamagara, ndi kugusaba uburenganzira bwo guhamagara, ahita mvuga ngo may I call you, may I call you. Naguhamagara ugasaba okay, you may call me. Kumva bitanaryoshye, may I call you, yeah, you may call me. Bikuma uburenganzira noneho bwo kuguhamagara. Iyo ni may. Another modal verb is should. Abantu mugira abantu inama please. Abantu mugira inama, munyemere mbabwire modal verb yitwa should. We use should to give advice or recommendation. Mu gihe turi kugira umuntu inama dukoresha should. Njye mbona abantu bajya kugira umuntu inama nkumva baratangiye ngo you can, no, ngo you will, oya, you would know. Iyo turi kugira umuntu inama dukoresha should. Nari nabivuze muri video yabanje ngo nzabakora video irambuye kuri modal verbs. Iyo ugiye kugira umuntu inama mubwira ngo you should. Nkunshaka kubagira inama nkavuga ngo you should study English before you miss the boat. Wakagombye kwiga icyongereza mbere yo kubura amahirwe. Should rero ni modal verb nziza iyo umuntu ari kugira umuntu inama. Please start using should while giving advice to someone. Ushobora kubwira ngo you should drink a lot of water. You should drink a lot of water. Jesus, hari umuntu azi ko kunywa amazi menshi ari byiza. Rero kukubwira ngo you should drink a lot of water, bari kuvuga ngo byakabaye byiza buriya unyweye amazi menshi. Urarwaye nende kuvuga ngo ari kundi wakagiye kureba muganga. You should go to see a doctor. You should go to see a doctor. Niba hari umuntu urwaye aho ngaho, you should go to see a doctor. Ariko ndikubwira n'ikintu utagakoze, nakubwira ngo should not take sugar. Hari abantu tubyumva kimwe ndako isukari atari nziza, some diabetic n'abandi isukari ntabwo ari nziza. Rero ndikubwira ngo you should not take sugar. Should not take sugar. Ntabwo ari byiza nyine gufata isukari. Somehow should biri gutanga itegeko ariko ntabwo ari strong obligation nka must.
urumva niyo doctor akubwiye ngo agafasha imiti yawe should take medicine, harimo agategeko nyine nka muganga, ariko ntabwo ari itegeko kuko utabikoze nta waguhana. Ariko kuri must, ubundi ikintu utagikoze wahura n'ingaruka zikomeye, harimo na punishment cyangwa se ibihano, penalties. Utishyuye umusoro bakubwiye ngo you must pay tax, noneho ntabwo wishyuye umusoro, icyo gihe noneho you must be punished, icyo gihe noneho uzahanwa. Ariko kuri should harimo agategeko gato, ariko ubundi ni ukukugira inama y'ikintu wagakoze. Niyo mpamvu muganga akubwira ngo should take medicine, harimo agategeko ka muganga, ariko ubundi ntabwo ari strong obligation. Ubwo rero umuntu ambaje ngo common modal verbs and their meanings, cyangwa se aho tuzikoresha zino common modal verbs nziza cyane dukoresha mu buzima bwa buri munsi, namubwira ngo dufite iyo twita can, cyane cyane dukoresha turi kuvuga kuri ability cyangwa se ubushobozi mfite, sometimes permission, ariko ntabwo ari kenshi cyane, ubundi can expressing ability. Nkamubwira iyo twita may, dukoresha turi kwaka uruhushya, permission, cyangwa se kurutanga. Then we have might, we to talk about weak possibility, ikintu gishoboka ariko atari cyane, it's like we're not sure. Hari would, dukoresha muri hypothetical situations, dukora mu bintu bya imagination. Would dukoresha mu bintu bya imagination nababwiye. Could ikoreshwa turi kuvuga kuri past ability cyangwa se ibintu twashoboraga mu gihe cyashize. Sometimes polite request. Nkamubwira must, dukoresha turi kuvuga kuri strong obligation cyangwa se gutanga itegeko rikaze. Noneho hakaba na should, dukoresha turi gutanga advice or recommendation. Start using these modal verbs that I have mentioned and your English will sound smoother. Nutangiye gukoresha zino modal verbs, icyongereza cyawe kizumvikana neza, abantu bazumva icyo ushaka kubabwira without confusion. Rero reka mbashimire, ndizeye ko mwakoze subscribe kandi mujye gutangira gukoresha zino modal verbs zimaze kubabwira nka bimwe mu bice by'ingenzi dufite muri grammar. Naba bantu rero bashaka kwiga icyongereza online baraza kutwandikira kuri iyo nimero yacu iri aho ngaho kuri screen. Bye, see you.